Nyegera ahangaha nimvishije Imana imatindirimo mu duhere nyiririmbe. Haleluya. Ivuga ngo imirimo yawe. Haleluya. Imirimo dukora natani izaduherekeza. Haleluya.
haleluya. Petero yibutse iyo mirimo Tabita yakoraga, arangije arapfukama arasenga kubw'imirimo myiza Tabita arasohoza, haleluya. Namwe kubw'imirimo mukora, haleluya, Uwiteka ajya yibibukiraho, haleluya. Nzanye ijambo riri mu Bami ba kabiri ibice 4, igihe Yesu yakizaga umupfakazi umwenda yarafite, haleluya. Natwe dufite imyenda tubasha imitima, turashaka ko akanya kuri itariki 5 Uwiteka yidukuraho, niturangiza dutambuka dufite imiti mikeya, haleluya. Reka dusome iryo jambo ry'Imana. Abami ba kabiri n'ibice 4 umurongo wa 1. Ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yararimo. Bukeye umugore umwe mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati, mugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubaha Uwiteka, none umwishyuza araje, haleluya. Umwishyuza araje, haleluya. Ngo arashaka kujyana abana banjye bombi ngo bagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se mugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta, haleluya. Mana yacu nishimwe. Ngo umwishyuza yaraje, niko Bibiliya itubwira. Nta kindi yaje ashakaga abana kugira ngo ajye kubagira imbata. Wasanga bari kuzajya birirwa baragira ingurube, haleluya. Wasanga bari kuzajya birirwa bakubura, wasanga bari kuzajya birirwa bakubitwa. Ariko umubyeyi agira umuhate w'umwana, abana be aravuga ati, noneho ndakora iki? Ko umugabo wanjye yari umugaragu w'Uwiteka, haleluya, ariko nyamara yapfuye asizemo umwenda, haleluya. Umukirwa ufite mideni nuko waba umeze kose uraryishyura, haleluya. Natwe kuba tugihumeka umwuka w'abazima rata ni ukubera Uwiteka. Hari benshi batashye, twe turacyahumeka umwuka w'abazima, haleluya. Simwumvishije simureba hariya iwacu inuzi ikavuga, haleluya. Irusororo ni hariya muri karitsiye y'iwacu. Mana yacu nishimwe. Ntabwo nigeze mbabwira hano n'ukantu kikavuga, haleluya. Abantu bari guhunika igihunikiro cy'ibigori ratakira ngo gipfira abantu. Abenshi iyo mubabona mwese mwari guhahamuka. Ubu igisongo cy'icyuma kigiye mu nda baragasohoka, haleluya. Kubukira hose ni ukuri mwiza, ni ubuntu bw'Uwiteka, haleluya. Rero nawe yaragiye atakamba, aravuga ati, ko baje kuntwarira abana ndabigenza gute? Ariko yigira inama yo kwegera umugaragu Elisa. Aramubwira ati, ni ukuri ese ufite iki? Undi aramubwira ati, nta kintu ufite mu rugo, haleluya. Wasanga afite utwo tuvuta ariko nta n'ubugari yari afite, nta n'ibishyimbo afite ngo arishe utwo tuvuta, haleluya. Aramubwira ati, mfite utuvuta duke mu meza. Mana yacu nishimwe. Aramubwira ati, jya gutira ibintu kandi ntutire bike, haleluya. Uwiteka ntazajya ababwira ngo ujye mwumva ibyo Uwiteka ababwiye. Yaramubwira ati, jya gutira ibintu ariko ntutire bike. Nurangiza amavuta namara kuzura ugurisha wishyura umwenda, udusigaye tugutungane n'abana bawe, haleluya. Mupfakazi rata yahise akimara kumva ibintu Elisa amubwiye, yagiye mu kwizera ajya mu nzu arikingirana n'abana be, afata ibintu yatiye. Ureka mbabwize ukuri, hari igihe dushaka gutekereza tukumva ko yateye bikeya we nk'utudomoro nka 3 cyangwa 4, haleluya. Ariko Imana yaguhe nani gusondeka. Mwana w'umuntu yaguheje akagutaranga, ariko Uwiteka yaguhe nanga gusondeka, haleluya. Nawe yagiye mu kwizera, nikagura uwo mugore nyishyira mu cyimba cyanjye, nanjye Uwiteka mbwiye ngo genda utire. Natira byinshi kugira ngo rata nimara kwishyura umwenda, utundi nshobora kutugurisha ngakuramo ibirayi, utundi nshobora kutugurisha ngakuramo umwenda abana bakwambara nibambara ubusa. Arangije avuga ati, genda udusigaye tugutungane n'abana bawe, haleluya. Aya masaha usaba Uwiteka tumanurira amavuta atari igikotoro, niko tujya tuvuga, kuko igikotoro yashira wayisiga igashira, ariko amavuta Uwiteka ntabwo ajya ashira, haleluya. Mana yacu nishimwe, Mana yacu nishimwe. Dawidi yari umuntu w'umusuzugurwa mu bantu b'iwabo,
haleluya. Cya Dawidi ukunishe Goliyati. Dawidi yari afite imbaraga z'ijuru, umuntu ashobora kugutiza imbaraga z'akanya gato hashira umwanya zigashira, ariko Dawidi yari afite imbaraga z'ijuru, kuko iyo adafite imbaraga z'ijuru ntabwo yari kunesha Goliyati. Bibiliya itubwira ko Goliyati ari umugabo muremure kandi w'ibigango, haleluya. Atari Uwiteka wamukugabiza nawe ntabwo wamushobora, atari Uwiteka kugabiza umwanzi wawe nawe ntabwo wabishobora, haleluya. Yakunda gusenga, haleluya. Naracuruzaga, Imana irambwira ati vamo unkorere, hari icyo wancisha, ndavuga ngo Mana ntacyo nagushinja, haleluya. Ndavuga ndi gusoma Bible, sinzi ukuntu narebye ibyifuzo nanditse ndi umukobwa, mbona haranditse ngo Mana nunkorere ubukwe nzagushima, mbona Imana yarabikoze ndavivura mu mutima, nongera ndavuga ati Mana numize muri uyu mujyi wa Kigali nzagushima, haleluya. Imana irabikora, Imana yacu ni ishimwe, ishoboye byose nta cyayinaniye, kereka abava mu masezerano nta mpamvu. Imana reka amabwire nizajya ivuga mujye mwumva ijambo ivuze, haleluya. Nkunda gusenga ngakunda n'abantu b'Imana, na Diyasomatari muri na Bishop, haleluya. Twanyuze ibihe byiza uwo munsi, twari benshi cyane, twebwe dufite gurupe irenga abantu 100, gurupe atari urusengero, gurupe, haleluya. Twari twazamutse twagiye Samatari twese, tugeze duhura n'umukozi w'Imana atari Uwiteka wari uturimo, ntabwo twari kumenya ko ari pasiteri, haleluya. Imana irangije iramutugabiza, natwe aramutugabiza. Imana irangije ivugana natwe n'ijambo muhanuzi ivugana natwe. Imana ni nziza, ndayikunda, haleluya. Hari umupasiteri mwazanye nyuma yaho ajya avugisha cyane, yaramubwira ati ndaguhaye amakuru yanjye, ndavuga nti se kubera iki wagira ngo bamuhaye amakuru, ndamubwira ngo nta makuru yawe. Hano muri Samatari niba muhazi ni ahantu hijimye, ntabwo basha kumenya umuntu uko asa, haleluya. Ariko Uwiteka ajya, amaso y'Uwiteka ntabwo ajya ahumbya, ahora ari maso kandi ntabwo yasinzira, asinzira n'umwanya muto, twese isi yatayubarara hasi, haleluya. Ndagize natwe Uwiteka arambwira ati mwana wanjye ejo bundi yaravuga ngo ndakuzamuye, haleluya. Iyo Uwiteka yavuze asoza icyo yavuze kugira ngo utazamwara cyangwa ukavuga ngo ntabwo ariyo yavuze, ariko nyamara niyo yaba yavuze, haleluya. Jyewe mu bana 6 ni njye wavuga ngo urasenga, abandi bose ni abamanyura amazi, haleluya. Njye mu rugo habaye igiterane, nkabona mwari gutera nari kwikiriza, mfite impanga njyewe ariko ni umusitari, haleluya. Mbona Dawidi yaratoranyijwe muri bakuru be kandi yari ubucuro bwawe, nanjye Uwiteka yarantoranyije mu bana 6, njya mu rugo nkavuga ijambo ry'Imana. Hari igihe nageze mu rugo numva bari kuririmba, hari habaye anniversaire twayikore mukuru wanjye, bakajya babwira mama ngo nitugera mu ijuru tuzashinga akabari, none bakajya babwira mama ngo nitugera mu ijuru muzaba mucoma. Nubwo umwuka w'ifuraje ndavuga ati Imana muhe Imana ibya Kayizari muhe Kayizari, nimwongera kuvuga Imana mwasinze. Numva umwuka wera araje, ngiye kumva numva papa rero n'umusaza nawe umanyura amazi, aravuga ati nimundekere umwana, haleluya. Ariko barira amazi babafite ikimenyetso mu gihanga pastor, haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Njya mugabanya imyaka 19, mureke mbivuge, ariko nata no kubera Imana, mujye mukunda gutereta Imana. Najyaga njyana umugabo ngaseseka mu mutwe nyine kigasigara inyuma, nkavuga ati Imana uribuka ko bavuze ko nzabyarira iwacu ntuzamuze isoni, haleluya. Imana ikavuga ati Uwiteka ndamanutse nzagukorera ubukwe, haleluya. Mbere yo gukora ubukwe Imana imwera agasiripurize, njya gusenga ahantu mu butayu, Imana iranga ati nguhaye umwana, ndavuga ati uyu mwana ni bwoko ki wa Mana we. Cyangwa umusore wambwiraga akakunda, ni ukuri nangiye guteretana ngiye gukora ubukwe, navuga akahita ambwira nyine ngo tugende hariya nyine ndihita yinjira mbe ndasebye, ariko ndavuga ngo Uwite uzandinde gukona amaramashi, haleluya. Umumama wari ubimbwiye yari inshuti yanjye twasenganaga, ndavuga ati mama bo ntugire kunyatura ibyo bintu,
ariko Uwiteka iyo yavuze arasohoza. Yabibwiye kuwa gatatu kuwa gatanu noragura umwana. Haleluya. Umwana w'uruhinja w'icyumweru kimwe. Haleluya. Jambo ry'Imana banga basi Imana yabo bazakomera. Bakane niba bari gukomera bazagira gute? Bazakora iby'ubutwari. Ndageze batuwe mwana mujyanye mu rugo. Mama ati Imana wadera wa mukobwa wanjye yasaze. Ndavuga ati Imana ntabwo nasaze. Yamara kukabona bakaryamye. Haleluya. Nagiye kumva numva ijwi riturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Rirambwira ati ni wa mwana nakubwira mu butayu kuwa gatatu. Nyamara yaraciye mu munsi umwe kuwa kane. Mubona kuwa gatanu. Haleluya. Ndangije ndavuga ati wite uyu mwana natoze kare mu isezerano. Bamugiye kubona mubona ndatungutse neza n'umwana ndi mukakaba. Haleluya. Ari mu gihe cy'imvura. Mama ati uyu mwana umukuye he? Ndavuga ati n'uwo nzanye noraguye. Haleluya. Ese ko mutari gufashwa? Haleluya. Ndangije ndavuga ati wite uzandinde. Ndibukanye iki giberi mukavura mbwira ndagenda nsanga mama aryamye. Ndavuga ati mama nzanye umwana. Mama araje ati usubize umwana aho umukuye. Ndavuga ati ntabwo musubizayo. Nabwiye mu ijambo rimwe na n'ubu ngubu rijya rimukomeretsa. Ndavuga ati mama uyu mwana ndamusubiza aho umukuye. Ariko yaba mama wamubyaye akamuta ndetse nawe waza kumwakira uyu mwana naramuka apfuye amaraso yazajya ku gahanga kazi. Haleluya. Ndimo kurira ndikubwira Imana ngo Mana nungoze isoni. Nyamara uwo mwana rero wa gatandatu narinzanye mu rugo ariko abandi bari abakobwa b'inkumi bagiye gushaka. Haleluya. Imana iguhimura nateze ukuntu uzajya ubasha kubyitwaramo. Ndangije ubwo nabanaga na mama munsi abandi bose bamwe barashatse undi ari ku ishuri. Ndavuga ati wa Mana we ngiye gutangira kurera urugamba. Kujya ku rugamba ndi umwana mutoya nari narashaka ariko ndengere. Haleluya. Ndangije wa mwana mufata ndamujyana mu rugo uzi kambayeho. Umwana yararagarira. Umwana akirirwarira. Umwana namutemera n'icyenga ndi muri gutya. Ariko nkanga kubyereka abantu. Yaratangiye konsa narabyara. Nta n'amasherikani. Haleluya. Ariko nata ntabwo byirata. Yansumbushije uzaryoga. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Kambenze mereke pasiteri w'umwana. Haleluya. Ndageze nata uwo mwana nkajya mwata namuhereza bibera akayanga. Umwana nkamuhibera umwana agaceceka nkabyuka imoko yatukuye. Muzumva ababyeyi muri konsa n'ubwa mbere ukuntu bimera. Ndageze nkavuga ati wa mwana we utinde gusaba. Narageze mama yari afite hepatite atari bubashe kumwoza. Nkavuga cyangwa kumufata. Hepatite nibwo ari ikiza. Mama akimbwira ko afite hepatite ariheba. Haleluya. Ndangije aho ati Mana uzandinde guseba. Uwo mwana naramwirirwanaga najya mu materaniro nkaheka umwana wanjye. Haleluya. Wajyana kwa pasiteri aho nasengeraga. Pasiteri ngiye kumujyana ngo amusengere. Pasiteri Imana yakubwiye ngo ntukajya watura amagambo mabi kuko icyo uzatura kizakurikiza uwacyatuyeho. Yambwiye ijambo arambwira aha nasengaga nari protokole. Arambwira ati Jose uyu mwana wikururiye uzabasha gukora umurimo. Arangije ubwo ndamujyanye ngo mwatureho umugisha basa musengere w'umutambyi. Arambwira ati uyu mwana agiye gutuma umurimo w'Imana upfa. Ndamubwira ati nani umurimo w'Imana ndiho. Arambwira ati akagahutura akajyana he. Ati wafashe akagahutu kagasubiza aho wagakuye. Ndavuga ati wite uyu murimo ndi gukora uruta uri gukora urahagaze imbere y'abantu. Haleluya. Arangije ati basi ujye ufata utuzuru tw'udukandakandi. Haleluya. Ndangije ndakomereka ndavuga ati ubwo nahise kugiye kumanga 20 ngo njye kugura kigozi none uneye umugongo. Arangije ati ahubwo banza umitire mbone kumusengera. Haleluya. Mana yacu nishimwe. Uwo mwana n'umusore. Haleluya. Naramonsaga iberere kandya ndibuka Imana uje ndi umuhanzi ariko sindasohora indirimbo. Maje kugeza indirimbo 5. Indirimbo ya mbere nayiririmbye nicaye mu ntebe umwana yananiye abandi baryamye ivuga ngo amashimwe Yesu
urayakwiriye gupfukamirwa Yesu wanjye urabikwiriye njyewe mfite umukunzi nitwe ndirimbo yitwa haleluya ndangije nata umwana w'Amadeni uzi kujya gushaka ibyatsi byo mu gihuru ngo by'icyo mu nda ndangije agasambira n'abajya gushaka ibyatsi nkafata itoroshi urema gihuru n'inda ni gakuru urema rekera gihuru n'inda ni njyewe ndi gushaka ibyo mu nda ariko Uwiteka arandengera amen najya gusenga haleluya akambwira ati uyu mwana nimuhaguruka yicare najya gusenga najya iwacu amasengeraga pasiteri akambwira ati nimurebe Jose murebe yabyaye ariko nyamara hari icyo yankomerekeje ku mutima na n'ubu sindabyibagirwa kandi umwana afite imyaka 4 haleluya Mana yacu nishima ndabwira pasiteri ngo nimukajye mwaturaho abantu ibintu bibi kuko birabakurikirana usibye kuba mwana bitamukurikirana kubera ko yageze mu banyamasengesho nubwo ari kurererwa mu rugo muzasoma ku gapira muzima bakamuha ariko gushyira mu maraso ya Yesu navuga ati Mana komeza undindire umwana namushakiye n'abaterankunga busi mu rugo bamwishyurira n'ingiye babibaza haleluya ariko Imana yacu niko naririmbira ndirimbo ngo nibwo byagenze mu gihe cye Tabita yakoze imirimo najya gusenga Imana itangati mwana wanjye wamaze ku mutima nzakugirira neza Imana irangije igiye kuminsi ntabwo yansondetse haleluya yambaye ibyumba 5 Imana ishimwe haleluya ntabwo ndi kubyirata no kubera imirimo haleluya namwe mugire imirimo Uwiteka azabibukiraho iyo nzu y'Imana nari igiceri cya 5 nane igiceri cya 5 ikubuza amahoro ngo njyane ugurire umwana wanjye inzu kuko yamaze ku mutima rangije araza arambwira ati genda urambagize inzu uzabona nzakwishyurira haleluya arambagize amajyambere icyuma 2 bavuga ati ntabwo ari bavuganye nawe tujye tubwiza Imana kuri kuko ni umubyeyi ntabwo na leta tubavuga ati papa ntabwo navuganye nawe iyi nzu niyo uzura nzacukura tuwarete no mbwira Uwiteka ngo witi nagukoze ku mutima nanjye umara ku mutima nanjye nezerwe haleluya umugabo wanjye ndabwira umwana wanjye ngo shango niba ntabwo ufite nyo gusenga haleluya mureke dukunde gusenga ibindi ni ukubeshya maze uzirebera ibyiza byo mu gusenga pastor wicese ndetse iminota haleluya ariko natamureka nabwira ngo Uwiteka ntabwo yanguremaho 2022 nabonye Imana kubwo mu gusenga Imana yampaye inzu y'ibyumba 5 ifite dushe 2 mu nzu ifite pariseri irongera mu kibanza gihagaze 1,700 Imana ishimwe cyane bituruka mu gusenga ntabwo ndi kubyirata ahubwo ndi kurata Yesu warimaye kubera ko nkomeza kumurata aratera biyongera ngo ari ikindi kiremeza haleluya ejo bundi Imana ati njya kukwicazanya n'abakomeye hari igihe natuye kuruna kumva naho byava ariko nubwo wewe warambira kumwicarira ku gatuti atari Uwiteka iyi tayi yagize yanyicazayo haleluya amagambo meza avuga kuruta abandi nayo mfite ariko Uwiteka adatwemeza asoza ijambo yavuze mu buzima bwacu nimuye namwe Uwiteka azabagirira neza haleluya Imana yacu ndikwete igiye gukora ntabwo yegeranye abantu ngo basabe inkunga y'ubwayo irihagije haleluya pastor Imana yambwiye n'uvuge ngo nuko umuhanuzi yabikubwiye ariko Imana yambwiye ngo ahangaha uri si uzakomereza umurimo ikindi irambwira ngo ugiye kujya mu gihugu cyo muri Kenya gukora umurimo w'Imana Imana yambwiye ngo umurimo wawe ntabwo ari muri iki gihugu urabona bimeze gutya ukibaza uko bimeze ariko Uwiteka yambwiye ngo umurimo wawe uzakomererwa muri Kenya taya sevo ya seremando Imana yambwiye ati komeza uyinambeho hari ikintu Imana ije gukora haleluya bagufasheho ijambo ariko nabijye kubafataho ijambo haleluya kuna gusenga bene no kurasa urakaba abantu bavuge urakaba gufataho ijambo ariko iracyari kugira gute haleluya bajya bambwira ngo Imana iracura ariko nyamara pastor ntabwo Imana iri kumucura ahubwo umurimo wawe muri Kenya
itegeko mufite igihe gitoya nugera muri Kenya uzajya nogera mu murima w'Imana ukihagera uzakundwa nurangiza ugumeyo ukomeze umurimo uzagira abantu benshi cyane uzaca ku ma YouTube uzaca kuri televiziyo kubera ko Uwiteka yabyemeye. Imana yacu nishimwe. Imana yabwiye ngo hari ipusi uko muryamye mu masaha ya 8 iraza ikazenguruka icyumba cyawe. Imana yabwiye ngo ukimara kuyibona ukaba ufite ububasha bwo kwitera uzayicuza atumva inkuru ngo umuntu arapfuye. Abantu bajya badutera mu mapusi cyangwa mu mbiba ariko Uwiteka yabwiye ngo irabirangije. Imana yabwiye ngo nimubwire ngo Imana yabwiye ngo umwaka utaha nk'iki gihe ariko sivuze ngo umwaka utaha nk'iki gihe. Imana yabwiye ngo mu nda yawe harimo abakobwa n'abahungu. Imana yabwiye ngo mu nda yawe harimo abakobwa n'abahungu kandi ikimenyetso uzabyara n'impanga. Imana yambwiye ngo ureke kwiheba ngo ubone ko iminsi yabaye myinshi. Imana yambwiye ngo reka kurira. Uyu mubyeyi nubwo mubona reka babivuge ntubabare sibyo. Mama pasiteri twihagararaho n'abapasiteri ariko uyu mubyeyi afite amarira mu buriri. Aleluya! Ndabivuga nigendere kubera ko ni nabwo mubonye. Uyu mwana w'umubyeyi nawe byamubera. Imana yambwiye ngo igiye kubirangiza. Simvuze ngo umwaka utaha nk'iki gihe ariko Imana yambwiye ngo nyine irabikuze. Ibintu byo gucuruza ni ibikiri kona. Ibintu byo gucuruza kuko ni ibintu by'imyenda, amakoti, amakanzu. Imana yambwiye ngo igiye kuza gucuruza amakoti y'abagabo ndetse n'amakanzu y'abacaguwa afite igiciro. Nawe iyo mbiye wambaye washyira ku isoko ikagurwa kuko ntabwo wambaye nawe. Dutaye ameze ko yasize. Ujya kuzajya wongera kujya kurangura. Ujya wibaza ngo bimeze biti ariko Uwiteka yambwiye ngo haleluya. Acuruzaga kiramba Uwiteka arambwira ngo wayitonze ubanze ukora umurimo wawe. Uracyari gukora umurimo ariko igihe kiraje. Igihe kirageze usubira mu kazi kawe. Ariko Uwiteka ambwiye ngo ni amakote n'amakanzu nyanaca y'amangazi. Tayazeho enemenevo yasire zetutaya enevo yasire. Pasi Imana nange ndikurinze kujya kubagwa hanze. Tutekeze bene enevo yasire. Imana nange ndikurinze kuri bine tugiye kubagwa hanze. Sebo enevo yasire. Imana nange irakurinze mu rubavu rw'ibumoso irakurinze. Imana nange irakurinze. Imana nange iragutambagije ugiye kurira indege. Abantu bagufashe ijambo ujya gusengera umuntu byaranze yarivuje uramugore rumaze imyaka 3 benevo wari umaze igihe kinini ari kuva ari mugongo byari bikomeye ariko mujya Yesu araza ntabwo hari waka kanya ahubwo akora muri twebwe ashobora gukora mu mukozi wayo icyagufite kigashira. Imana yambwiye ngo
ibiganza uko baje gusenga ubatura sebo yasire mana nishimwe nevo yasika mana uzambara amakoti agezweho uzambara amakoti agezweho ukomeze usanga umudamu wawe mucira inzira uzajya ajya kurambagiza amakoti aho uzajya azahajya kuramba ikote ryiza uzajya ugenda wicana n'abakomeye ntibazajya amakoti ryavuye ubwo bagiye kwaguka kuko uciye mwagura abwira abakristo ngo mwese muceceke kuvuga umukozi w'Imana